Twongeye kubasuhuza nshuti zacu, nk'uko bisanzwe iyi ni James Daima TV, aho tubagezaho ubusobanuro cyangwa se analysis z'ibitabo bimwe na bimwe byagiye byandikwa n'abanditsi bamwe bo muri Afurika cyangwa se abo ku migabane igiye itandukanye, ariko tukibanda ku bitabo byinshi bigenda byigwa mu mashuri yisumbuye, abenshi bakunda kwita novel, n'ibindi byitwa novela ndetse na short story. Uyu munsi rero tugiye kubafasha kumenya summary cyangwa se kubafasha kumva muri make incamake ya novel bita The Pill yanditswe na John Steinbeck. We wish you to be here for us and we are here for you. Okay, turahera kuri summary mu kinyarwanda, then turaza cyangwa reka duhere kuri summary mu cyongereza, nyuma turaza kubafasha no kuyumva mu kinyarwanda. Ubwo ubutaha muzarwandikira muri comment mutubwire icyo dukurikizaho. Okay, The Pill tells us the story of Kino, a poor pill diva who lived with his wife Joanna and their infant son Coyotito in a small village. One day, Coyotito is stung by a scorpion, and Kino finds a massive pill that he hopes will pay for the treatment. However, the pill brings more trouble than a fortune as Kino tries to sell it. He faces greed, evil, and violence from others. The story explores themes of greed, ambition, and the corrupting power of wealth. Okay, let's jump on summary in Kinyarwanda language. Nk'uko rero twabibabwiye, tugiye kubafasha kumva iyi summary mu Kinyarwanda kugira ngo twese hamwe tujye dufatikanya kugenda dufashanya kuba twakumva ibitabo bimwe na bimwe icyo bishatse kuvuga cyangwa se icyo bishatse gusobanura. Turagira ngo rero ukomeze ube hano ku bwacu kuko natwe turahari ku bwanyu kugira ngo dukomeze dufatikanye. Inkuru itangirana na Kino. Dutangira mu rugo kwa Kino, umurobyi w'umukene, aba hamwe n'umugore we bita Joanna, ndetse n'uruhinja rwabo bita Coyotito cyangwa se umwana wabo muto bita Coyotito, bose babaga mu mudugudu muto. Umunsi umwe Coyotito yaje kurumwa n'ikinyamunjonjorerwa cyangwa se icyo twakwita ikimonyo. Ni kimwe mu binyamaswa biba bifite ubumara bukomeye cyane, maze Kino yaje kubura uko avuza umwana we bita Coyotito. Nibwo yaje rero kubona the pill cyangwa se ikibuye cya zahabu. Ubwo yari yagiye kuroba, atangira kwizera yuko rero icyo kibuye ashobora kuzagikoresha mu kuvuza umwana we, ndetse no kuba cyamuhindurira ubuzima bwo mu rugo, harimo bimwe nko gukora mu bukwe no kujyana umwana wiwe ku ishuri. Ariko uko tugenda tubibona mu nkuru biza kugaragara ko uko Kino yari yiteze ko
iryo buye cyangwa se iyo dipire izamugirira akamaro, siko biza kumugendekera kuko biza kurangira ahubwo imubereye nk'icyago, aho birangira ahuye n'ibibazo byinshi ndetse umwana we akaza kubipfiramo kubwa abantu benshi bari bagiye bamugirira ishyari, bakamugendaho kugira ngo iyo dipire bayimukureho. Inshuti zacu rero turabushimiye cyane kandi turabashimiye kuba mwabanye natwe, turabifuriza gukomeza kumererwa neza kandi tubibutsa kujya mukomeza kudukurikira kugira ngo dukomeze tugende dusangira ubumenyi bumwe na bumwe bugiye butandukanye, ahanini twibanda ku bitabo nk'ibi ngibi. Ushobora kuba wari warasomye iki gitabo ukacyumva ariko ntucyumve neza cyangwa se utaragisomye, turahari hano kugira ngo tugufashe kucyumva neza. Keep in touch. We wish you to be here for us and we are here for you. Okay, thank you. Tubibutsa no kujya mukora subscribe, like, share and comment. Ubwo dutegereje feedback zanyu cyangwa se uko muri bubyakire, uko muri buze kwakira iyi somo tubagejejeho. Ubwo tuzagaruka tubagezaho ubutaha the themes cyangwa se ingingo z'ingenzi zagiye zigaragara muri iyi nkuru cyangwa se muri iyi novel. Sawa, Yesu abane namwe.